Nizere ko mumeze neza, uyu munsi ngiye kubereka indi sosi iryoha cyane, isosi y'amagi kandi byoroha kuyitegura. Hano mfite urunyanya rumwe, ngiye kubereka uburyo warutonora mu buryo bworoshye, ukataho akantu gatoya aha ngaha hejuru, urunyanya nturusesereze ngo ugezemo imbere cyane. Noneho warangiza ugafata amazi yabize, amazi akibira akiva ku ziko, ukayasuka mu kintu, ngiye kuyasuka muri aka kaboro, noneho nindangiza mpite mfata rwa runyanya, mpite ndushyira muri aya mazi. Ndabanza ndushyiremo kuri iki gice cyo hasi, noneho nindangiza mpindure no ku gice cyo hejuru gutya. Ubundi ndurekeremo aha ngaha iminota mikeya, nze kurukuramo mpite ndutonora. Hano noneho mfite andi mazi angana n'ibikombe bibiri, ngiye kuyasukamo aha ngaha n'ubundi muri aka kaboro. Aya mazi ni akazuyazi, ntabwo akonje nta nubwo ashyushye cyane, ni akazuyazi. Noneho ikintu ngiye gukora, ngiye kongeramo ikiyiko kimwe kinini cy'ifarini, noneho nindangiza mvanga ino farini. Ngiye gutangira guteka, ngiye gufata amavuta makeya, utuyiko tubiri dushyire hano ku ipanu, noneho aya mavuta nyareke ashye, hanyuma amavuta namara gushya ndahita nshyiramo tungurusumu na tangawize nakasemo uduce dutoya cyane. Ushobora kuzirapa ukazikoramo pesite, njye nazikase gutya. Ngiye kongeramo n'ibitunguru, hanyuma nabyo bigaragure muri aya mavuta ku muriro ujya kuba nk'aho ari mwinshi, ariko ntabwo ari mwinshi cyane. Hanyuma bya bitunguru nibimara gushya ndahita nongeramo za nyanya nazo nzigaragure. Aha ngaha ho ndahita ngabanya umuriro, ndeke ku muriro usa n'aho ari mukeya, kuko ndashaka kubipfundikira nshanire zino nyanya kugeza zihiye. Hano rero ndahita nongeramo n'umunyu, izi nyanya nzitekane n'umunyu. Hanyuma rero nk'uko nababwiye ko tugiye gutegura isosi y'amagi, aha ngaha mfite amagi 4. Mu gihe dutegereje ko za nyanya zacu zishya, reka noneho aya magi nayo tuyatunganye.
noneho tukagaruka kuri za nyanya zacu. Inyanya iyo zimaze gushya urongera ugakozamo akamamiro akanya gatoya, noneho warangiza ugahita ufata ya mazi wavanze n'ifarini ariko ukabanza ukongera ukayakoroga kugira ngo ifarini iba yafashe hasi ivemo, noneho ukayasukamo, hanyuma warangiza ugapfundikira. Aha ngaha rero isosi urayireka ikabira inshuro ya mbere ukayigaragura gutya, warangiza ukongera ukayipfundikira, noneho ukayireka ikongera ikabira inshuro ya kabiri. Ku nshuro ya kabiri rero iyo imaze kubira iba yahiye, kubera ko tuba twakoresheje ifarini, tuba tugomba kuyicanira igashya neza. Hanyuma noneho warangiza kuri ya nshuro ya kabiri ugahita ushyiramo ya magi, ariko noneho iyo ugiye gushyiramo amagi, aha ngaha uhita ugabanya umuriro, uritonda ukagabanya umuriro, kuko aha ngaha uko ugenda ushyiramo amagi ahita amanukamo hasi. Iyo harimo ururiro rwinshi rero hasi bihita bishirira, bigafata bigashirira. Ni byiza rero ko hano uhita ugabanya umuriro, bibaye byiza wajya uhita uwushyira ku gapoe ka nyuma, noneho warangiza ugapfundikira kuri wa muriro muke. Nibuze hashize nk'iminota 2 ya sosi urayipfundura, noneho warangiza ukayivanga gutya, ukayigaragura ya magi ukagenda uyagaragura. Hano noneho warangiza ugahita uyipfundikira nibuze iminota 5. Hanyuma noneho isosi hano iba yahiye, kiba ari igihe kiba kigeze cyo kuyarura. Ya sosi yacu ndizera ko mwakurikiye uburyo nayiteguye. Aha ngaha ushobora kuyirisha ubugari, ushobora kuyirisha umukati cyangwa se umuceri. Tuzasubire ubutaha, bayi bayi, naho ubutaha.